Shalom shalom, nongeye kubasuhuza bakunzi inshuti z'umusaraba. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe cyane. Abari muri Amerika, abari muri Aziya, muri Europe, mu Burayi, muri Afrika, by'umwihariko abo tubanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amahoro n'imigisha Imana itanga bibane namwe cyane. Nkuko mubona rero kuri kamera muri kumwe nanjye Reverend Pastor Jean Pierre Nshimiyimana. Imana iduhana umugisha. Nejejwe n'Imana rero kubana namwe aka kanya mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirafasha, kandi ijambo ry'Imana n'ubuzima mu minsi yacu ya buri munsi. Niwiyegamiza ku ijambo ry'Imana uzabaho kandi uzarama. Imana ishimwe cyane. Nejejwe rero no kugira ngo tuze kuganira ku nsanganyamatsiko uyu munsi igira iti Imana ikurinde guhura n'umuntu utwaye inkoni itariye. Imana ikurinde ubwayo guhura n'umuntu utwaye inkoni itariye. Nuwo niwe muzahura akakubwira ko Imana ivuze itavuze, akaguhanurira akubwira ko hari ibyo Imana igiye gukora, kandi mu by'ukuri ntabwo Imana yigeze ivugira muri we, ahubwo arabivuga bitewe n'inyungu ashaka mu ruhande rwe cyangwa se ku buzima bwe bwite. Imana ikurinde rero guhura n'umuntu umeze utyo, ikurinde guhura n'umuntu wiyitirira inkoni itariye. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse, tugiye gusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho 4 ku murongo waho wa 29. Titire y'ijambo iravuze ngo iby'umugore w'Ishunemu. 29. Elisa abwira Gehazi ati cebura wende inkoni yanjye ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusubize, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwanjye singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira, ariko Gehazi abacaho ajya imbere. Agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana, ntiyakoma kandi ntiyumva. Aherako aragaruka ngo ahure nawe, aramubwira ati umwana ntakangutse. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'umwana, bombi atakambira Uwiteka. Arurira yubama kuri uwo mwana, umunwa ku wundi, amaso ku maso, amaboko ku yandi. Amurambararaho, intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu, akubita hirya, aragaruka arongera arurira, amurambararaho. Umwana yitsamura karindwi, arambura amaso. Elisa ahamagara Gehazi aramubwira ati hamagara uwo Mushunemukazi. Aramuhamagara aramwitaba. Ahageze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza arunama amugwa ku birenge, maze aterura umwana we arasohoka. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Rero ndagira ngo tuganire cyane kuri iri jambo ry'Imana, turivugeho duhuje umutima, kugira ngo twumve neza uburyo umuntu ashobora kugenda atwaye inkoni itariye. Twumve imbaraga z'umuntu utwaye inkoni itariye, ariko twumve n'imbaraga z'umuntu utwaye inkoni ari nyirayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
uyu mugore w'umushunemukazi Bibiliya ivuga ko yari umugore w'umukire cyane, yari akize, yari atunze, yari afite amafaranga, yari afite ibintu byose, yari akomeye. Aza kugirira neza Elisa na Gihazi, abubakira inzu abivuganye n'umugabo we, bakajya bararamo icyumba cyo hejuru. Igihe kiza kugera rero, Elisa agiye kugenda abaza Gihazi ngo mbese uru rugo iminsi yose twahaciye, iminsi yose twahabaye, ni iki kintu utigeze ubona hano kandi cyakabaye kuba gihari? Gihazi asubiza Elisa ati mu minsi yose twagenze muri uru rugo nta mwana w'umuhungu nahabonye. Haleluya. Hanyuma rero Elisa ahamagara uyu mushunemukazi aramubwira ngo nsaba ikintu cyose ushaka ndakiguha hanyuma mbone kugenda. Umugore yasubije Elisa aramubwira ngo nta kintu numva nkeneye. Yari umukire, yari akize, yari ameze neza pe, yumvaga nta kindi kintu akeneye. Elisa aramubwira ati ntushaka gukomera? Aramubwira ati ntacyo bintwaye uko ndi kurampagije, kuba ndi mu bacu biranejeje, ndumva bihagije. Hanyuma Elisa aramubwira ati rero umwaka utaha nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu. Ariko bitewe n'uko umugore yari yiyizi, nekereza ko yari azi imyaka ye, yari azi igihe agezemo, yari azi uko angana, aramubwira ngo muntu w'Imana, niki gitumye umbeshya? Niki gitumye umbwira ibintu bidashoboka? Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, nta kintu na kimwe kiva mu kanwa k'umuhanuzi kandi ko kwahagaranye n'Imana ngo kibure gusohora. Ntabwo Imana ivuga ishingiye ku gihe umuntu arimo, ishingiye ku myaka, ishingiye ku buzima, ishingiye ku cyerekezo. Ikintu cyose Imana ivuze iragisohoza. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Umugore yarabyumvishe, yumva nyine ni ibintu biraho, yumva ariko ntanabyakiriye. Ariko iminsi mike ishize yumva yarasamye, yumva aratwite, aza no kubyara umwana w'umuhungu nk'uko abantu b'Imana babimubwiye. Haleluya. Igisubizo kiza kuboneka mu magambo yasohotse mu kanwa k'umuhanuzi Elisa. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe niba warahuye n'umuhanuzi koko wavuze, Imana yavuze, utegereze wihanganye, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icyo Imana yavuganye nawe no kugisohoza izagisohoza. Imana ishimwe cyane. Umwana yaravutse, umwana arakura, umwana agera aho aryoshye, agera aho anejeje, umwana atangira kwiga, atangira kumera neza. Hanyuma biza kurangira wa mwana apfuye. Ikibazo gikomeye, ari naho tugiye kureba umuntu ugendana inkoni itariye n'umuntu ugendana inkoni ariye. Hanyuma umwana apfuye, wa mugore arahaguruka ajya kureba Elisa, amusanga aho yari ari. Ahageze aramutekerereza ibyabaye. Elisa arangije abwira Gihazi ati rero fata inkoni yanjye wihute ugende ugera aho uyu mwana ari, umurambure w'inkoni, hanyuma umwana araza guhembuka. Gihazi yari yarabuze ahantu arira hiti cyangwa se yumva ko yakabaye amenyekana. Aravuga ati iyi no kaziyo cyangwa se ni option, ni akantu kamwe mbonye ariko nanjye ngomba kukabyaza umusaruro nkamenyekana. Nyamara Elisa aramubwiye ngo mu nzira ugiye kunyura ntugire umuntu usuhuza, nugusuhuza ntumwikirize, mbese ntugire umuntu uvugisha kuva uhagurutse hano kugeza ugeze iyo ugiye. Ariko kubera ko izo ziri buze kuba ari inyungu za Elisa, zitaza kuba ari inyungu za Gihazi. Gihazi arashaka kubyaza iyi nkoni umusaruro. Gihazi warashaka kuza kubyaza ino nkoni bamuhaye umusaruro. Umusaruro wa mbere ari buze kuyibyaza nuko ari buze kuca kwa Simoni, akababwira ati ubu ninjye muzuzi, ngiye kuzura umwana w'umushunemu yapfuye. Hanyuma wa mwana naza kuzuka baramenya ko Gihazi ari umuzuzi koko ari kuzura. Agende ace kwa Manweri, ace kwa runaka, ace kwa runaka, ace kwa runaka. Uwaciyeho wese amubwira ati ninjye muzuzi, ngiye kuzura umwana w'umushunemu kazi, kuko azi ko biri buze gukunda, biraza kwemera. Yamaze gutakaza condition, yamaze kuva mu murongo w'icyo bamubwiye agomba kugenderamo. Haleluya. Ariko ndagira ngo utangarize ko kutagendera mu murongo nyawo nyirizina, icyo wagambirira cyose ntabwo kizakunda. Nusenga ubivanze n'ibyaha ntabwo bizemera.
nusenga ubivanga no kwiyoberanya, ugasenga ubivanze n'amagambo, ugasenga ubivanze n'ishyari, ugasenga ubivanze n'ubwibone, ugasenga ubivanze n'ubujura, ugasenga ubivanze n'ubusambanyi, nusenga gusenga kwawe kutejejwe, utagendera mu murongo mwiza Imana yashyize imbere yawe, ntabwo bizakunda, ntabwo bizemera. Imana ishimwe, haleluya. Ntabwo uzatunga amafaranga kuko wayibye, ntabwo uzubaka amazu kuko wakoze ubutekamitwe, ntabwo uzagura amamodoka kubera ko wabeshye. Oya, hagarara mu mwanya mwiza Imana igushakamo, uzagira umugisha, uzabona ineza y'Imana, uzabona imbaraga z'Imana, uzabona umugisha waguka kuri wowe, uzabona ibintu n'ibindi bizaza kuko uhagaze mu mwanya mwiza aho Imana ikureba ikakwishimira. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu kitigeze gikunda kuri Gihazi, kuko yavuye mu murongo w'icyo bari bamubwiye agomba kugenderamo, ava muri kondisiyo bari bamuhaye kugenderamo, agenda anyura hirya no hino akubitiriza, avuga ngo niwe muzuzi, agiye kuzura umwana w'umushunemu. Nyamara ya nkoni yari yatwaye, yageze aho agombaga gukorera igikorwa, ntibyakunda, ntibyemera. Ariko umugore w'umunyabwenge abwira Elisa, aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana yawe, ntabwo ndi bugusige, ndajyana nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Birakwiriye ko umenya uwo mwavuganye, birakwiriye ko umenya aho umugisha wawe waturutse, birakwiriye kumenya aho igisubizo cyawe cyavuye. Birakwiriye kumenya umuntu wagusengeye, birakwiriye kumenya umuntu wakwikorereye umutwaro, birakwiriye kumenya umuntu wagutekerejeho, birakwiriye. Haleluya. Gihazi agezeyo biranga, ni umuzuzi, atwaye inkoni itariye, ariko umugore yanze kujyana na Gihazi, aravuga ngo ndajyana na nyiri inkoni, ndajyana n'uwo twavuganye. Haleluya. Uyu munsi tugwije abantu benshi batwaye inkoni zitari zabo, tugwije abashumba benshi ku izina, ni abashumba n'izina. Umushumba araho aritwa umupasitoro, ariko ntiyabisigiwe, ntiyabihamagariwe, ntiyabyimikiwe, yarabyutse mu gitondo yiyandikaho ko ari pasitoro runaka, nta mavuta yigeze asukwaho. Ndagira ngo nkutangarize ko uwo muntu nubwo yiyita ibyo akitwa ibyo ngibyo, nta mavuta ya gishumba amuriho. Haleluya. Nta mavuta ya gishumba amuriho. Imana tugirire neza. Ni nayo mpamvu natangije ijambo rivuga ngo Imana ikurinde guhura n'umuntu utwaye inkoni itariye. Azakubeshya, azakurisha umutima, azakubabaza, azakuriza amarira, kuko ibyo ari wareba byose ni ibiri mu nyungu ze, ntabwo ari biri mu nyungu zawe. Imana ishimwe cyane. Elisa ahagurukana n'uyu mushunemukazi, baragenda. Agezeyo asanga koko umwana yapfuye. Bahuye na Gihazi mu nzira, Gihazi amusubiza inkoni, aramubwira ati umwana nsanze yapfuye, ariko namurambuyeho inkoni, ntibyakunda. Hari impamvu bitakunze. Ntabwo yagiye ngo akore nk'uko bamubwiye, yaciye kwa runaka, yaciye kwa runaka, arashaka ibimwitirirwa, ntabwo ashaka ibyitirirwa izina ry'Imana isumba byose. Uyu munsi tugwije abantu bashaka ibintu bibitirirwa, ntabwo bashaka izina ry'Imana ryamamara, ntibashaka izina ry'Imana rimenyekana, ntabwo bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo Imana igwize umubare w'abantu bakizwa, ahubwo barashaka kwamamara, barashaka kuba abasitari, barashaka kumenyekana, babe nk'abaposoro runaka, babe nk'abaposoro runaka, babe nk'abapasitari runaka. Nicyo kintu bashaka, barashaka kumenyekana, ntabwo bashaka kwivuga butumwa ryaguka ngo izina ry'Imana ryamamare hirya no hino mu isi, ahubwo barashaka kumenyekana cyane. Imana dutabare kandi Imana tugire neza. Elisa aragenda yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye koko. Umugore nawe arigendera, ajya hirya, ajya mu bye, ajya mu rugo iwe, arabyihorera. Elisa aragenda ayoborera kuri uyu mwana.
umunwa ku munwa, amazuru ku mazuru, inda ku nda, umubiri we ku wundi, amwubararaho, amuhumekeraho, arasenga. Umwana yongera gushyuha, Elisa arongera aragaruka, yubarara kuri uyu mwana, arongera ahuza ingingo ze n'ize zose, arasenga. Umwana arashyuha, atangira kwitsamura, yitsamura inshuro 7, umwana umwuka urongera umugarukamo. Maze kumugarukamo, abwira Gehazi ngo mpamagarira wa mugore w'umushunemu. Haleluya, 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 haleluya. Ndagira ngo ngutangarize ko bishoboka ko wahuye n'umuntu utwaye inkoni itariye, wahuye n'umuzuzi, wahuye n'uwita umuzuzi, wibwira ko agiye kuzura ibyawe, wibwira ko agiye gukora imirimo n'ibitangaza, umutima ukongera kunezerwa, wibwira ko hari imisozi agiye kurimbagura yari iri ku buzima bwawe ikarangira, ariko ntibyigeze bikunda, kuko icyo yaragambiriye cyari icyubahiro cye, ntago cyari icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Ariko reka nkubwire ngo ugiye guhura na Yesu, ugiye guhura n'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana isezeranye igasohoza, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ugiye guhura na Kristo. Haleluya! Nakunze Petero cyane. Petero yageze kwa Ayineya, akora umurimo mwiza, aramubwira ngo Ayineya, byuka wisasira uburiri bwawe, kuko umwami Yesu agukijije. Haleluya! Ageze ku irembo ry'umudugudu umwe, ahasanga ikirema cyari kimaze igihe kiza kikahicara kigasabiriza. Ubwo hari mu gicamunsi, aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo, uhaguruke. Haleluya! Nawe ugiye guhura na Yesu nyirizina. Ashobora kuza mu muhanuzi, ashobora kuza mu mushumba, ashobora kuza mu muntu runaka, ariko ugiye guhura na Yesu. Haleluya! Ugiye guhura na Yesu, ugiye guhura n'ineza y'Imana, ugiye guhura n'imbaraga z'Imana. Uku kwezi kwa 7 hura n'ukuboko kw'Imana, uku kwezi kwa 7 hura n'umuntu Imana isize amavuta, uku kwezi kwa 7 hura n'umuntu Imana ihamagaye, uku kwezi kwa 7 hura n'umuntu uri mu mwuka wera w'Imana, uku kwezi kwa 7 hura na nyiri inkoni, uku kwezi kwa 7 ubona ukuboko kwiza kw'Imana, ibyawe byari byarapfuye bizuke. Uku kwezi kwa 7. Uyu munsi ni umunsi wa 6, turi mu minsi 7 turi imbere y'Imana dusenga, twirije ubusa. Ndagira ngo utangarize ko ku kwezi kwa 7 uza kubona ukuboko kwiza kw'Imana. Imana igiye kumaraho ibimenyetso byose wagiye uhura nabyo, watewe nuko wahuye n'abantu bari batwaye inkoni itari yabo, ariko ugiye guhura na nyiri inkoni, ugiye guhura n'Imana, ugiye guhura na Kristo, ugiye guhura n'imbaraga zisumba byose. Imana igiye kugukoraho umurimo ukomeye, ibyawe byari byarapfuye birasohoka. Turi mu kwezi k'umwuzuro. Haleluya! Turi mu kwezi k'umwuzuro. Iyo umuntu ahuye n'Imana, inda zahirimye, Imana irazegura zikavuka. Haleluya! Waruheze mu bushomeri, Imana imuhereza akazi. Haleluya! Waruri mu burwayi, Imana iramukiza. Haleluya! Wari mu madeni, Imana iramwishyurira. Bakobwa bagumiwe barashingirwa, basore bagumiwe barashaka. Haleluya! Abari mu bihombo barunguka. Imana ishimwe. Uku kwezi kwa 7 uhure n'ukuboko kwiza kw'Imana, uhure na nyiri inkoni, Imana izuri ibyawe byari byarapfuye. Akira kubona ibyawe bizuka. Amen. Akira kubona ibyawe byongera kugira ubuzima. Amen. Akira kubona amateka y'ubuzima bwawe yongera guhinduka. Akira kubona ukuboko kwiza kw'Imana ku buzima bwawe. Akira kubona icyerekezo cyawe gihinduka. Akira kubona imbaraga z'Imana zidasanzwe. Amen. Akira kubona umucyo w'Imana ukucanira. Akira kubona itabaza ry'Imana ryaka kuri wowe. Haleluya! Uku kwezi kwa 7 akira umunezero n'ibyishimo bidasanzwe, ubona ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, Imana iduhana umugisha, Imana ikurinde guhura n'abazuzi, Imana iguhuze na nyiri inkoni, ubona ukuboko kwiza kw'Imana, ubona ineza y'Imana. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye ko abantu bawe banyunkurikiye, banyumva hirya no hino, bagiye kubona ukuboko kwawe kwiza. Ibyabo byari byarapfuye bigiye kuzuka.
ishusho, ibitari bifite ishusho bigiye kugira ishusho. Ndagushimye ko hagurukiye kuvuguruza inama n'imigambi by'umwanzi, imirimo mibi y'inkozi z'ibibi, ukaremesha ibifatika, ukarema ibifite ishusho, ukarema mwami w'abami, ugakora iby'amaboko y'abana b'abantu atigeze akora. Mu izina rya Yesu Kristo ushyirwe hejuru ya byose kuko uri umwami w'amahoro. Nyemerera ababyeyi bakubone, abagabo bakubone, abasore bakubone, abakobwa bakubone, isi yose ikubone muri rusange. Ijambo ryawe ryagukire kuri buri umwe wese ubashe kubyumva. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusende twizeye. Amen, amen, amen. Imana iduhana umugisha.